Mbona neza je nikorere nigende kwipfune sikura kusitebuzwa mu majira batwitambike bashaka gutuye ku buzima uko tubaki number by step mu Rwanda uko dufite imana kandi imana itagisasa uko ducika twebwe duteganye no gukanga twari n'uburara ahubwo twe ni n'ugukanga gira beninga gubata guma mu makanya gira uko dufatanye duteganya agasaza gira ati zitunganye zikiri nyabagendwa. Yes, reka mbahe ikaze rero mwese mukunda ibiganiro bya Kigali Channel. Rero twamaze kugarukana n'icyamamare, murabizi ko ari wo murongo turi gukoreramo wo kuzana bya byamamare mwakunze bikabagezaho ubuzima bibamo ndetse n'uburyo ubwamamare bwabyo bubafekta mu kugira ngo babashe guhura na public ndetse n'abakunzi babo. Iyi Kigali Channel rero ahanga kugira ngo ibahuze n'abasani mukunda. Uyu munsi twagiye Gikondo rero nubwo byari bitoroshye guhura na Maître Posé, muramubona kuri kamera za Kigali Channel. How people Posé? Yes. Vibing ari ku musaza niko bimeze bite? Ni ibyambere Utaraba rasta bro. None reba wabaye rasta, nakubonaga ibiganiro byawe, nabonaga indirimbo zawe na ku YouTube channel atandukanye, utaraba umurasta. Byagenze bite bro? Buretse gato. Umwami karurayi noneho. Hello? Oui. Urandi mu kiganiro gato yaburetse ndaje mu kanya. Nakari gato. Ariko ko Kigali Channel yamaze kuhagera we vipi zawo musa. Kigali Channel mba nakandagiye. Kandagiye ariko nka Kigali Channel twari tumaze iminsi dukurikirana indirimbo zawe, tureba amavideo uri gushyira hanze, ariko ntunguwe no kuza nkasanga wabaye umurasta washyizeho dread bro. Byagenze gute, wahinduye gute cyangwa wamaze kuba umurasta? Narindiwe ku mutima ntari nabigaragaza, iyo ngombwa ko mbigaragaza bro. Yes, uyu rero no umuhanzi Maître Posé, niryo zina kunze gukoresha mu bihangano bye by'indirimbo ndetse azwiho ku izina ry'Umwami karurayi. Ahangana hageze Gikondo aho utuye ndetse nageze ku bikorwa byawe bimwe na bimwe ukora bya business bisupporting umuziki wawe. Nabonye ufite akabari kihagazeho bro, niho haturutse izina Umwami karurayi. Kara nakazi bro. Umwami karurayi narikuye muri New H John. Ubwo nako nagiye mu marushanwa. Kano kabari kani Gikondo. Ubwo nagiye mu marushanwa abagore n'abakobwa nari nabimuye. Nsiga n'abasore n'abajyanye ariko nsiga abagabo mu rugo abati umwami yimanukiye. Niho kuye Umwami karurayi. Nasanze nagarutse babishyize ku mipira bambwira bro, hari izina ndi kukubona na hanga Mr. Fonogo. Iri zina naryuze kurihuza ni Maître Posé no Umwami karurayi cyane Mr. Fonogo. Ayo ni amapeti yanjye bro. Ayose warayakoreye. Twumvise ko Umwami karurayi warikuye H-Zone kuri aka kabari kari Gikondo. Maître Posé ryo niryo uri gukoresha ku buhanze bwawe ku ndirimbo uri gusohora. Mr. Fonogo naryo gira ikintu ritubwiraho ndetse turushaho kugusobanurira abakunzi ba Kigali Channel badukurikiye. Mr. Fonogo nari hawe uyu mwaka ndihabwa n'umuntu yarimpereye kuri channel bamwita Prot. Arimpera kuri channel ubwo nakoze inkuru narayimubajije ararisobanura nsanga n'izina ryiza bahita barishyira ku mipira ndaryambara bro. Branding acyazo maze kugafata umusa. Rero narindi kuguha ikaze rero ngira ngo tubanze tunibwira abakunzi bacu bamaze kukumenya. Rero turi kumwe n'icyamamare Maître Posé, umaze kugira indirimbo nyinshi zirenga 10 buryo umuntu yamaze kujya studio inshuro zirenze 10 aba yagafashe. Wagiye ukora n'amavideo meza. Nagenda kubwira hari nk'indirimbo nkunda yitwa Mungu cyane ndetse n'amashyuza, sinzi nimba nawe arizo ndirimbo wagiye ukunda. Ndagira ngo twinjire rero muri kariyeri y'ubuhanzi bwawe, utubwire urugendo rwawe, niki cyagukundishira umuziki, ese ni impano, ese n'abantu babigusunikiyemo, ese wabyutse wisanga mu muziki. Najya ubanza udusangize gato ya ku rugendo rwawe rw'umuziki kugira ngo wisangemo.
Okay, nakundaga kuririmba, nabaye mu makorari akenshi, nkakunda guhimba indirimbo muri kiliziya zigafata, abantu bakankunda, babinkiramo barambwira ati jya muri studio, nyijyamo ndaririmba karafata, nuko nawe ndabikunda, narabikundaga ariko nakunze kubijyamo cyane ngiye muri studio. Banza sudusampuringaho na kiliziya se ni ibintu wumva rira cyangwa nari narakurikiranye indirimbo zawe zino zisanzwe ziri gutanga ubutumwa ku banyarwanda, haba mu mibanire y'abanyarwanda, ariko sinarenze ko ni gospel ari ikintu wiyumvamo. Wadusampurinzeho nk'akaririmbo gato waguze muri gospel nimba ukibyibuka? Iyo nzi yafashe cyane ni ibiremwa n'insanamutima, ariko nakubwira ku nsanamutima. Reka nkubaze maze nkwibarize insanamutima, kuko kurutabaza ugasaza utamenye insanamutima, insanamutima, Imana yambwiye insanamutima, Imana yambwiye insanamutima, dukundane bavandimwe dufashanye, nibwo buzima dusingiza Imana insanamutima. Yes, ni Kigali channel rero, ni vibe za Maître Posé. Reka nkwibutse ko kuri YouTube channel woshaka gukurikirana ibihangano bye amaze guterekaho, channel ye yitwa Umuhanzi Posé. Geraho kore subscribe ndetse urebe n'izindi ndirimbo afite, share na comment. Narinzi ko rero no murongo w'indirimbo zisingiza Imana nawe wamaze kuwinjiramo, ariko sinawe nashaka ko dutindamo cyane, kuko njye nari maze iminsi nkurikirana izindi ndirimbo ukora zijyanye no guhugura abanyarwanda ndetse no kubaha ibyishimo, cyane cyane ngiye nkunda indirimbo amashyuza. Njye nari nabanje ro kujyaho ni igishego, ariko tutarinjiraho cyane. Wagize look inshyashya, nta ndirimbo nimwe nigeze nkubonamo uri umurasta, usanzwe uri umurasta, bije vuba, bimeze bite? Dusangiza ayo mateka y'uburyo winjiye mu burasta. Uko nguko wasanze nambaye niko mba nambaye mu kazi kanjye nkora, niko mba niyambariye, ubu nta bintu byinshi, nuko nguko nta birenze muri quartier mba nambaye uko nguko. Ariko se ukabihuza gute no kuba umwami karurayi? Uri rasta cyangwa uri umwami karurayi? Ese ni gute waje gufata iyi quartier y'Igikondo bikarangira ubaye umwami karurayi? Abatabyumva neza ntago ari ubwami bwa politike, ahubwo hari ukuntu avuga ati ebana mu muziki, nakubwiye aho ryavuye, ariko riri mu muziki, iri zina riri mu muziki. Nushaka uturuke muri Amerika, nushaka uturuke, nushaka uzi uri Diamond, nushaka uzi uri Bruce Melody cyangwa uri Meddy, karurayi nuyigeraho umenye nyirayo. Bruce Melody nawe agiye kwigira nka Superman ajuza akaririmba indirimbo imwe ebyiri agatangira kwikomanga ku gatuza ngo Bruce Melody, nawe utangiye gukomoza ku basani bakuru bubatse amazina. Ntago ari cyo turiho. Iyo mvuze Bruce Melody ntago musuzuguye, sinamupinze, no kumuvuga ni ishema ryo gukunda umuziki nyarwanda, ndanamukunda, nikamubwiye ndanamufana, kuko umuhanzi wari wese wo mu Rwanda, umuntu utinyutse kujya muri iki gikorwa wari wese ndamukunda kandi nkanamufana. Ariko nzi ko umuhanzi ari umuhanzi ku giti cye no kuba mukunda. Urumva nanjye yumva ndi umuhanzi, duhuye ashobora kumenya ubuhanzi bwanjye. Kwamamara rero sibwo buhanzi. Abahanzi bagiye bahanga n'indirimbo ntizimenyekane, abandi bakaza bakaririmba bakaba ari zo babitirira, ariko umuhanzi wahanze iki gishyashya. Nicyo ngiye ndeberaho ngiye kuvuga umuhanzi. Abaririmba n'abamamaye bose ntago ari abahanzi. Uvuze gutyo mpita nibaza Maître Posé, yenda maze igihe kitarenze umwaka n'igice nkurikirana ibihangano byawe, ushobora no kuba waratangiye mbereho, kuko nibyo bya gospel udusampurinzeho ngiye sinari narabyumvise cyane, sinzi nimba nabyo biri kuri channel yawe, ariko mpise ngira amatsiko. Wakunze umuziki gute? Wawinjiyemo gute? Ninde muhanzi wakunze gufataho nk'icyitegererezo akakwenspira kwinjira mu muziki? Ese nabaye bahanzi ukunda muri rusange?
Reka nkubwire ukuntu nakunze umuziki. Kera nabitangira nko mu buhamya. Kera nkiri umwana mutoya nagize mama mfite imyaka 3. Ubwo abayitabye Imana, papa yitaba Imana mfite imyaka 8. Natangiye starago zikomeye cyane. Nabyo binzamo ndavuga ati mbaye intumwa muri rubanda. Hari byinshi byakemuka kuko ntago nabishima, ntago bambereye beza cyane kugeza na n'ubu. Mbona abantu bagenda baba bandi, icyorezo cyatera akaba bandi, haza intambara n'ahandi bakaba bandi, bitari byiza. Mvuga ati inganzo yacamo ubutumwa nkunda kuririmba gutyo, kubera ko naririmbaga umuntu ashobora kubyumva, ariko nabibwiraga umuntu yabaga yankubita, ariko mba naririmba akaba yabibyina akazabyumva nyuma. Nicyo cyatumye mbikunda mbyinjiramo cyane. Twigarukire kuri show yacu, twigarukire ku bihangano byawe. Nakuha nk'urugero nk'indirimbo yitwa Amashyuza, ni indirimbo yawe nakunze ndetse nyikundishwa nuko yenda ibintu by'ibishego byawe bigezweho, numva harimo amagambo nayo atari meza nashaka ko tuganiraho. Hari indirimbo ufite y'Imungu, hari indirimbo video ufite yitwa Show, hari Umutima wanjye. Nagira ngo izi ndirimbo duse nk'abazinyuramo ndetse nkubaze, ese umaze gushyira indirimbo hanze zingahe, yaba audio yaba video? Indirimbo mfite zo sinkizibuka, reka mbabwize ukuri. Sinkizibuka kuko nandika buri munsi, nasohoye nyinshi kuri n'umuhanzi Bosiye wagira, hari kuri gospel nazo zihusiye ko zitari kuri imwe. Abantu banzi bitandukanye no mu kazi, hari abatazi ko ndirimba banzi bitandukanye, ariko ngewe iyo mfashe niba mvuze Imungu, ijambo Imungu ni ijambo rikomeye cyane. Show murabizi, wagiye mu gitaramo ari we wese show yarakubise n'abahanzi benshi bayisubiramo. Mutima wanjye murabizi ngiye ibyo nkora mbona ari nk'ubuhanuzi kandi biraba bikanakunda. Ngiye mbona ari ubuhanuzi, ariko twagiye buriya muri show ngewe nsubiramo abantu ikivugo kigira kiti ndi umuhanga mu bahanzi uturuka i Muhanga mu karere ka Muhanga mu Rwanda rw'ikirwa bahanga. Guhanga si uguhangana, guhanga si uburwayi, guhanga ni ubutwari. Umuhungu wa Karaki umwuzukuru wa leta, leta Masaka muri Nyamitukura, hapa n'udushaza leta, n'udushyimbo leta, n'ibigori leta, leta nabyo tini namba ndiba number 1 Posiye, Metre Posiye, Mr Fonogo kuri show ndarenze. Ariko numvisemo ibintu bya politike bro. Politike urayumva, uba wumva wayiririmbaho cyangwa ururede wanayiririmbyeho? Oya, ni igisokuru cyanjye. Iyo mvuga igisokuru cyanjye nicyo nivuza akarere n'iki, ariko igisokuru cyanjye nicyo nivuga. Birumvikana. Yes, turi kumwe rero n'umuhanzi Posiye. Nagiye nkubona mu ndirimbo zawe kuko nabimaze iminsi ngukurikirana, nkabona ufite n'amakorabo menshi, ndetse hari umusore muri kumwe kenshi mu ndirimbo, nakubwira nka Show, nakubwira nka Mutima wanjye. Naketse ko hari ari nk'itsinda, ariko uyu musore nza no kumukunda cyane kubera yafite vibe nk'iza Fireman. Nawe niyumvaga ko ari nk'itsinda yenda ndi bubasangane, se namubonye. Ese bimeze bite? So uwo musore ari he? Se murakorana? Ese ni collabo zisanzwe? Nawe gira ikintu umuvugaho bro. Buriya bamwita Warabi ugira itsindagira uvuga ati Warabi. Urumva noneho ni umusore nasanze i Kigali. Urumva ngewe mva mu ntara. Ushatse kuvuga ko utari kavukire? Mva mu ntara. Ukaza uvuye mu ntara bro. Muhanga aho ngaho nakubwiraga aho ngaho Karurayi mu ntara i Muhanga. Niyizi i Kigali yaramfashije anyigisha umujyi. Urumva nikavukire mu mujyi, namusanze mu muziki, mbona afite impano, ndavuga bufasha namusabaga. Rero nibwo musabye bwose arabumpa. Ni umuntu mpora hafi cyane. Ni umuntu kuba hafi si itsinda, ntabwo ari umuntu amba hafi cyane. Iyo musabye collabo arayimpa, ubufasha musabye arabumpa, bitewe
na mudu turimo nk'umuhanzi mugenzi wanjye kandi nta nundi njya nsaba ubufasha ngabonye Oya biragaragara ko kigisagara rwose wamaze kugifata bugwate Gikondo rero turi ariko ngiye naje nizeye ko rwose na vibe z'umwami karurayi ziri buze guhura n'uwo mukapa wawe witwa warabikoko warabi no umuturanyi ari kure ase warabikoko kweri ni gute mutari kumwe kandi uziko naye maze iminsi nkubwira ko nshaka koza tukaganira ukiyereka abanyarwanda kurushaho ariko Kigali cano urabizi ntago mwamunsabye kandi naho wamunsabira urumva umwami nicyo bivuga ntago namubura njyewe ntago namubura igaragaze ngenye fireman urangiye uko bamwitaga fireman nihangane gusa nawe uri umuntu uratekereza n'abadukurikiranye ni abantu baratekereza gusa nimuburira ahangaha yebana nimuburira kuri telefone ninsanga ari kompoze kuri telefone beratuma oya ninsanga hari ewana njyewe ndamuzana ninsanga adahari ubwo namwe ntago mu ndenga harahiye bakunze ba Kigali cano rero reka tureko warabi yaza kutugeraho kugira ngo nawe abahe vibe ndetse arushaho kubakorera umunsi no musore nakunze ndetse urapa nka fireman reka nabo rero turebe ko bicamo mu gihe dutegereje ko Maître Possie umwami karurayi amuhamagara kugira turebe nimba byemera cyase ko katwereka ko ari umwami ko baratsa Kigali cano yo warabi ariko man wantabaye ko Kigali cano irandaburije rambwiye ati Kigali cano turashaka warabi niba uratega indege niba uratega imodoka Kigali cano no kuvuga iki se musaza Kigali cano rero ni televiziyo bro ikorera kuri murandasi ariko se ko twabasuye mu gisagara koko wakigaragaje mu gisagara mwambuze se mwaneguje mariko n'iki ubona bayikara gutuza twinshi tutandukanye inshingano zibari latwe umwami warabi rwose reka warabi bikore rwose bikore ku bwanjye nijeje abantu ko ndi bukubone ningo nabwiye abantu uti nimura kuri telefone ntago mubona noneho nawe igaragaze imyemerere waba wigomwe ibyo urimo ariko ntunkoze isoni gakatishirize mu nzira ntare turi kwa ibo barashaka freestyle yawe no kukubona kuri Kigali cano dutere big up tuganire rimwe abiri twumve koko nimba uri muri groupe vuga yego kuko nizagitumo zabo gitumo bazanye wallahi umva manje ni minota 5 umusaza ngiye kwitanzania iminota 5 ndahita mbirenga kuko ari map narengiye moto urabugize neza cyane sana bro akona ari bereka ngerageza papa yes uyu rero ni warabi aratwemereye ko agiye gusimbuka reka dutegereze ko tugeraho ariko mu gihe ataratugeraho hari ikibazo cy'amatsiko nakunze kukubonana tushe mu miririmbire yawe mu mikomporeze y'indirimbo zawe izo nabashe kubona ufite ikintu cyaba Rugamba Sipiriyane muri wowe ufite ukuntu uri muri uriya mujyo wa Rugamba Sipiriyane ese bari abahanzi bakera urabakunda ese ubufata gute ese ni inspiration baguhaye kugira ngo bashe kwinjira mu muziki nyarwanda bro Rugamba Sipiriyane uriya renze kuba isi ibitekereza yes kuko uriya mugabo uriya muhanzi we yari n'umuhanuzi urenze kuko ibye byagiye bigaragarira isi yose ko byagiye biba umuntu wahanuye n'urupfu rwe ubwa kihanura akabibwira isi kandi bikaba kuri nzataha Yeruzalemu nshya aho umwami antegereje mana yanjye ndaje mana yanjye iyo ni
butse ko wivugiye uti njyewe ndu mushumba ukuragiye nzohereza roho wanjye. wari utangiye kudushyira muri mudu wagira ngo ni misari igiye gutangira, ariko uyu ni umuhanzi w'umuregeni mu Rwanda kandi twakunze kandi tufataho icyitegererezo benshi. Urumva ko wowe ukurikiranye Kigali Channel ari no mu bantu bensipiye Maître Posé turi ku mwaka kanya. Ndagira ngo tugaruke ku bihangano bya bro, wadusaporinze koko nko ku mungu gatoya mu gihe dutegereje warabi koko twumva nge mungu cyangwa se imungu, ariko niyo nkunda cyane bro. Imungu yenda tukaza gusoreza ku mashyuza, urabyumva ute? Naribi umunsi umwe narindi ku kazi kanje ngiye kubona mbona umuntu ntazi, murabizi kuri mike mba ndi bize ariko sinamenya aho imirongo yanjye ici, teye intambwe nyinshi njya musanga nkubita imidugudu ndanyenyira, cyo nashakaga mba ndakibonye ari mu kazi ye, turi mu kazi twakase umuriro byakomeye, gusa kuva aho byabaye ikibazo, ibyo nibukamo nge ni bikeya, gusa buri wese abavuga ibye. Munezero waposiye munezero mfasha ndirimbi kunda abagabo, yigize imungu muri sinema, yigize imungu muri muzika, yigize imungu yigira imungu kunda abagabo. Cyakoze kabisa. Hano turacyari kuri vibe za home chilling, turi kumwe na Maître Posé, twamusanze mu bigobe by'ahangaha rwose Gikondo. Turagira ngo rero mu gihe warabi nawe dorahisa tuguka natangiye kumubona rwose doraraje warabi nagajya nenguha yebana. Reka tunebe zira swaga reka bafite nazo swaga bafite ahangaha, cyangwa se ubu mutunguje ikiganiro n'iki jewe ako se walayi n'iki ushobora kuza kudukatira by'abaraperi Umwami nagwa, ariko bahamubonye ku cyangwa Christopher Nogo se wamugwe ariko se muramwemera bro? Ni umwami kenyo sinaryangami umwami ne muntu wumamagaye ngiye zaremera nkahindukiza bike nkahita za n'iki kiragaragaza ko taruri hafi muri kayi. nababwiye ntago nge nari ndi n'umufana wawe rwose, warankomye yana nk'indirimbo ufitanye na Posé muri show, yana yari kwiye akantu kabisa nyuma y'iyi ako kantu kazanye n'agasitro nari wese unani ikintu akasomora pero basitura abahenga n'agasitro n'agasitro nese wallahi bakugwe gitumo man cyakoze nkanjye kubera nakurikiranye Kigali Channel byabaye Kigali Channel wayigire karurayi none ako kantu reka nkubwize ukuri, yenda ngiye kubera nakurikiranye ibihangano bya umuhanzi Posé kuri YouTube, yenda ngiye ndabona ko ari warabi bari gukorana indirimbo, ariko wakumvisha gute abantu badukurikiye ko ari warabi ufite vibe nziza swaga nziza kwa yamani barafata mana ahubwo we mbonye udafata, ariko se ni igifu gore gukiza ni umwami karurayi, umwami se subanza birashyushye buri wese n'umwe nawe bararyoshye kibuze kuri buri wese kamwe ngo buri turya dance kuko baby bakazi bafite hips bakaze kugira no hasi imwe se muzi turya dance na ubese buri wese ari classic uyu muntu gutari kubyumva we kutabyumva ari ubusaza ndafata bacu rikabo ndakubona. Reka tongere duhe ikaze rero warabi minota bari kumamagara ihangane bro, iminota 2 tuganire kimwe bibiri. Ese ni group cyangwa na amakoro? kimwe bibiri se n'ikimana kimwe bibiri bwo ngo bari gutsinda no gutsindwa, kimwe bibiri cyangwa kimwe ntanganya vuba bro.
ariko se ni itsinda muri itsinda cyangwa ni amakorabo bisanzwe kuba abantu b'abavandimwe waje kureba umwami mw'igitumo sibyo mwabwanye simbizi yakubwiye ngo iki yambwiye ko ngo ari umuvandimwe ngo wahapfa ariko ngiye ndirimba imwe ebyiri eshatu mbabonyemo umuvandimwe ni iki none se igisubizo si yakiguhaye ntago cyakunyuze ntegereje nawe icyawe reka mucire umugani bro ndabona umutipe yakomeje aho agasuzugurire kare wowe reka ndekera Kigali cano koko ariko urabona ko wabahahiye Kigali cano kibona ibintu bitekereje gute wapfa nanjye karurayi dufite gahunda yo kubereka abahanzi mwakunze n'abo mutamenye metre posiye baramumenye warabiweho ushaka kubona amaze igihe kuko ubona ko flowing yawe ari flowing zitari zo hafi aha umuntu bita naza Amerika n'umuntu bita Fireman ubundi ni hafi aho ngomba kukubariza ngize amahirwe rero yo kuba nkubonye kandi ngushimire ko uje mu kiganiro ni minota 9 twazategura ikindi Kigali kisanzuye ariko se warabi nawe gufatiranye n'iki hip hop urayibona gute yo mu Rwanda ninde uri kukwinspira ninde waha credit bro muri inspiration zo mu Rwanda uri kumbaza ko ari ngiye uri mu bwihisho ahubwo mamumvumbura gute wallahi umwami ariko kandi niyo mpamvu Kigali cyenere hano ninge wabona n'inyandiko ari ngiye usukuma wabwirwa n'iki biremewe ariko nta wundi man ahangaha ni ukuvuga ngo ni weho wiyinspira ku giti cyawe inspiration cyese umbashije mu Rwanda akose ko numba mbona ufite swaga za Fireman swaga ngeza uramwemera ntumwemera ndamwemera nk'umuraperi ko ujya guhura ariko se watujije Fireman ndamwemera nk'umuraperi anabijamo neza fresh amanuka fresh nkabikunda ariko ngewe Tupac Shakur hirgira Western Peace ni Paradise ariko warabi ndabona banze kwemera bakubitire ikunda abagabo ikunda abagabo se abana ikunda nayo nikora bombo bakubitire ntabwo naye bakubitire ikunda abagabo ikunda abagabo ntabwo naye bakubitire ase warakinde iki koko Citro nayo nabonye baza ngo ni gito cye kwimutuma nkayibona nkayinywa nkakubita ikunda abagabo ndi kuyinywa naho ibyo ngibyo zana ko gacupa k'umusaza ariko kugira ngo hashye neza ni Citro wallahi ntabwo bitabonetse reka yikuzanire ntacyo butuvayipinga kugira ngo n'ubundi niyo minota yawe habe hashya n'iki aya metre possible birasa byategetswe birasa ariko siko mudufatiranye byategetswe birasa kugira ngo umuntu atangire akubite n'iki reka nka pose rwose fata ikiganza nkomeze cyane inzira ni ndende gutsiga ibyapa komeza ubinkorere mva mu binyuma mbarizwa imbere rebe byose twabise n'ubu niba none tutakoze akora abanye ishumi zanjye buri mwanya murazikanda nyeranira kuzarenga ibyapa kwimipango yo ni hatari turabiba bagasarura turabyina bo bagatsinda badukoma dukora cyane zuba turi byakwe kai froza amahati pepa nyinshi ku ruhande ibyane bitubira kwa je abadukurikiranye baba babibonye bro n'ubundi babonye ukuri nubwo tubafatiranye ariko umusoja ahora ari tayari n'ubundi n'iki niyo mpamvu nawe buri kugenda ubikora wifunze cyangwa cy'ubwenge ndagira ngo mbere yo kuducika kameramani wanjye mbabarira banze yerekane cyangwa uhagaze bro tukiri kuri metre posiye umusaza twakugwiriyemo rero sinzi nimba ubutatwategura ikintu gifatika tukageza kuba dukunda ikintu gifatika tugakora show ya fresh ukigaragaza indirimbo zawe zose byaba ngombwa nawe arabi tugatangira n'ikiganiro dore nawe ari kwirukanka cyane mbanguruka buriya njyewe ntabwo umuntu nshaka wese ntabwo njye mwima icyo nshakaho igihe nyifitiye ubwose uwo muranatumye umwanditsi bro nubwo ntabyemeye kunywa sitoro utabyemeye se wayizanye ngo nyinywe ubone ntabwo reka banguke jeje buriya ibintu byose tuguhaye Kigali cano urabyemerewe n'undi ubishaka arabyemerewe urakoze cyane igihe yumva ibyadusaba bitagambanira igihugu byubaka abanyagihugu urumva byubaka abanyagihugu bidashoza intambara
ibyo bintu rwose twebwe turabikwemereye showbiz na entertainment ni ugususurutsa abakunzi bacu bari mu rugo aho bari hatandukanye ndetse nubwo wari utwemereye ko icyo kiganiro kizaba ariko tuzinjira neza no mu mateka yawe aho twumvise ko n'ubundi utari kavukira ni Kigali winjiye muri Kigali gute winjiye mu muziki gute ubuzima bwawe n'ubuhe buhamya wasangiza abakunzi ba Kigali ceno ibyo byose yenda tuzabyinjiramo ndagira ngo yenda mbere dufatirana warabi yenda sinzi nimba mwadusamporinga nko kuri show cyakuri mutima wanjye n'iki ukamwinjizamo n'iki nk'umwami Urushongo walahi mutima wanje undengera ibyo ndimo si byo mpamo umutima wanje undengera mbikora mbikunze nawe nibo bikunze ngwino tubijyana mu mutima wanje undengera umva umuvundu w'abakungu amashari va mu bukungu twigipimo cyacu n'icy'ubukungu ngo nonjyana ndwanya n'irungu mbikora neza cyane n'iruzungu pose na rapi nta n'irungu tubirimo tunabikunze mbikora neza tunabikunze ukutubona turarenza kaide fata zozi rarenza taba magara ati denza nakomeze tuba denza mutima wanjye tegereza tukwemeze neza duze ibyo hano kapimye pose dutane byana tubyemeze yego tugende tubyemeze bitimo sitema mu mutima wanjye n'ubuzi byo ndimo kumuriro fatira kona n'imikino biba IG kuri front yenza kundi kama G tuzema kumuze rap ndikora mwaze we no stop music ba we mutima wanje ndengera hoya nkanze bro hano ufrowins uravuga ngo dufata izihenze ko cyutongeye ngo kwambara n'ibyangwe birenze bro ibyo ntabwo tukibyirata wowe imviazi ko ari zufata ya buri wese aba yakuyemo n'ubundi ubuzima hip hop izwiho ko ari injyana yose umutima ndetse na roho ibintu tuzi share comment bibe hafi ebana munyihanganire rero kubwize vibe nabatunguye ende ubutatu zakora ibintu biremereye bifatika ndetse n'abakunzi bacu ariko nukagira utungura mani zagituma nago tuba tugikeneye mani nibwo abakunzi bacu baryoherwa bro wiyutunguye umuntu atayiteguye ngayitegura ibintu byose package umamagara fresh none se bro ubiyo ntabatungurana kubwirwa n'iki ko posiye ari umurasa ko nandirimba arimo yarabaye rasta yari mu kazi ni gutya abayamwe ubu ngo bari mu kazi kandi naka nakazi ubutaha rero business yawe ugomba gupesa umufungo hagashaka babwira business sinabibona Mr Fonogo Mr Fonogo kabisa gashiremo neza Mr Fonogo mbere rero yo kurekura warabi ndabona n'ubundi metre pose bamukeneye kuri telefone hello anje baranyine mana ubwo ngiye nuko nanze kwitaba wapi undi mu kiganiro ndaje tuvugane Paul Jacques umwami n'ubundi baba bamushaka buri kanya kandi ngiye ngomba nanze kwitaba ngo ni Kigali channel bro niri kuzana vibe zo mu rugo gusa iri kuza fresh iri kuza tufunzemo boku ni mu nkomangira nzamenya ko ari mwiye urakoze cyane bro dusoza rero kuvuga ngo rero dusoza ngewe murajya kuva nza hano bavuze kuri gusoza yereka ngewe nikomereze oya storo yawe iraje reka tutange vibe ya nyuma dusoza bro reka mbahereze mikro ni mudusoreze niki posiye muhereyeho nikizeza abakunzi be waraheraho ngiye ndimo ndiruka urumva ngewe kamera nitunge hano iri kumbona neza ngiye nikorere nigende kwipfune sikura kusitapuzwa mu majira batwita mbike bashaka gutuye ku buzima uko tubaki number by step mu Rwanda uko dufite imana kandi imana itaje sasa uko ducika twebwe duteganye no gukanga twari n'uburara ahubwo twe ni n'ugukanga gira beninga gubata guma mu maganya gira uko dufatanye duteganya gasaza ati zitunganye zikiri nyabagendwa mitungwe tudakuzamanyanga se gukunda kare nabwo buranka maze kigere twerekana ubwo bukanga twereke ko natwe twari dufite izo ngamba kugira ngo akeze kandi haruta amahanga uko dufatanye tutayikubisha kugira ngo bitarenga ko dushobora gufatanya izo ngamba dukore nk'ibyo abagabo twambikwe n'ibyo kamba duhanga bitugoye kandi kwiga biro kandi igego byose mu buzima ndabikunze yo waba kabi kandi ngo abona ngo akeza zihuje urubyiruko kandi zuzwe n'abasaza kugira ngo akabwira isansi wadatinda gifite
big up on yourself warabayisa tuvamo rero nuko abaraperi baba bari gukora dusigaranye na Posiye na dusoza rero turendagira ngo niki wizeza abakunzi bawe nicyo basaba kugira n'ubundi tugane ku musozo kandi nawe udusoreze uduha vibe nk'iza warabi. Icyo nizeza abakunzi banjye nuko uzambona wese isaha azamboneraho azahita mbona ko ndi umuhanzi. Cyakoze urumva ibindi byo ntago namuteguza ngo nzakora ibitangaza ariko utanze umunsi azambona azahita mbona ko ndi umuhanzi nawe kandi ndabiza azabyemera zamugezaho ubutumwa bwiza kandi bwinshi butandukanye. Icyo usaba abakunzi bawe rero ikintu mbisabira ni kimwe ni ugusengera iki gihe cya corona kikigirayo ko bigaragara nkumbuwe mu bitaramo bundi nibwo rwego ngezeho ariko naguciye mu ijambo wabonye ko umusaza yabidukoreye yafunguye na business yawe nubwo utarampesa ariko urajya ukora hahire rimwe n'ubundi icyo twakivivura tukavuga ati Imana ushimwe aho havivutse ariko nko ku bantu b'abasani hari akandi kamwe gato katari kacemuka uko bigaragara ntago twatinya kuvuga ko twageze mu gihe cy'ibigeragezo ariko ntitwatinya kuvuga ko hari abandi bakiri hasi dukenewe mu kibuga tugakuza umuco wacu nshobora kuvuga igihugu Rwanda rimwe kikumvwa n'abantu 50 n'undi yakivuga kikumvwa n'abantu 50 agasanga u Rwanda rwabaye u Rwanda rw'umubumbu umwe. Okay, nkuko nabivugaga urabona nkuko yukoze igitaramo kugira ngo wowe binjiri wawe bibanza kwipimisha ku 5,000 kandi ngenda cyari ku gaciro nabuze ko kuri 3 kandi none uzangeraho kugira ngo angiraho arabanza gutanga 5,000 gusa urumva wa mukene ngewe ntakeneye iyo nkunga. Ariko bro tukira aho ngaho urabona nibi bintu by'intambara y'Uburusiya na Ukraine ari gushya urabona ko nubundi nta kizere dufite sinzi nimba wori kubona ibintu ikizere twebwe kirahari abanyarwanda turabambere mu gutsinda tuzi gusenga tuzi twariyubatse dufite ubuyobozi bwiza bwatwubatse n'aka kabazo rero ntago kananira ubuyobozi bwacu inkunga igihugu cyacu kidutera inkunga ahubwo nuko wenda kitazi ko icyo kintu tugikennye bakimenye nk'itangazamakuru mubibagejejeho akaba hakagira akabazo toto niyo nkunga bayishyiraho erega baradukunda. Yes birumvikana rero tugana ku musoza n'ubundi ese Posiye ni iyihe ndirimbo nasigira abakunzi bacu ahangaha nkayipininge kaba ari comment ya mbere ahangaha hasi mu ndirimbo zose ufite wumva watura abakunzi bakurikiranye iki kiganiro cyawe? Nabasoreza mbaririmbira iyo mbasigira apani y'utuziririmbira hari iyo ndi bushyire ku kiganiro niyo ugiye kuturirimbira ni iraba rimwe ni iyihe kuriya komashyuzi ari kuremera ko ari igishego cyangwa se icyo buriya uzayikurikirana ntago ari igishego ni imisozi y'u Rwanda ni imigezi y'u Rwanda niyo mba ndi kuvuga. Twagiye makumashyuza bebe makumashyuza Iposiye na supatizo inabahanzi badufasha gususuruka ibebi wanje ibyiniro kubishaka intago busa buginyambya kunyombya ahamanuka bebe bamanukire ahatambika inaho bakaragire nanjye nk'umwami mpise nimanukira ingezeyo mfatwa n'amashanyarazi ikumashyuza ndumbebe ntari uburyohe kumashyuza ndumbebe ntari ubushyuhe makumashyuza. Murakoze cyane rero twari turi kumwe na Kigali Channel aho twari twabagereye Gikondo duhura n'umwami Karurayi Mr Fonogo. Reka tubararikira ikiganiro kirambuye rero na Maître Posiye Kigali Channel na kandi hashye turabizeza ikiganiro cyiza kandi sharing ibiganiro byacu wotarakora subscribe Kigali Channel zacu rero kandi twizeze ko turagomeza kubana mu rugendo
kwa industry yo kubagezaho abahanzi mukunda ndetse mukamenyana byinshi ku byerekeranye ubuzima bwabo. Komeza ugire ibihe byiza rero aho uri. Ciao. Ciao.